Yes, aha turi ni ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruherereye mu ifasi y'akarere ka Kicukiro nyine. Aha hantu mu minota mike ishize hamaze gusomerwa urubanza rwa Shikama Jean de Dieu. Shikama Jean de Dieu yaburaniye kuri uru rukiko mu cyumweru gishize ku itariki 22 z'ukwa 9. Uyu mugabo arakekwaho ibyaha byinshi birimo icyaha cyo guhakana no gupfobya jenoside, icyaha cyo gukurura amacakubiri muri rubanda n'icyaha cyo kugumura abaturage. Ibi byaha byose bikomoka ubwo muri 2017 umujyi wa Kigali na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu babwiraga abaturage batuye mu kagari ka Nyarutarama mu midugudu 3, Kangondo ya mbere, ya kabiri ndetse na Kibiraro ko bagomba kuzimuka bakimukira ahantu heza mu karere ka Kicukiro ahazwi nko mu Busanza bakajya gutura mu mazu leta yabubakiye kuko aho hantu bavugaga ko hashyira ubuzima bwabo mu kaga. Mu by'ukuri ntabwo abaturage bumvishe kimwe na leta ku cyifuzo bari babwiye cyangwa se ku busabe bari babahaye bubasaba kwimuka aho hantu. Bavugaga ko aho kubajyana aho mu Busanza babaha amafaranga buri muturage akajya gutura hashaka nkuko mu bindi bice byagiye bisenywa hakajya ibikorwa remezo, nta baturage bagiye guturaho leta yabateganyirije. Mwakwibaza ngo aho ni hehe? Ahoze hitwa mu Rugando, uyu munsi hari Kigali Convention Center, hotel yitwa Radisson Blu. Kera hoze hatuye abaturage barimuwe bajya gutura aho bashaka. Mu Kimicanga abaturage baho barimuwe bajya gutura aho bashaka. Abaturage bahoze batuye mu Kiyovu barimuwe nabo bajya gutura aho bashaka. Bakavuga bati kubera iki aha ariho twebwe mwahisemo, ari twebwe mwahitiyemo kubakira? Bakavuga ko mu by'ukuri kwaba ari ukubakinagaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Harimo abaturage bemeye kujya gutura muri ayo mazu, ibyo bindi bavuga ngo ubuze uko agiragwa neza, abandi bagana inzira y'inkiko baravuga bati no, ntabwo twabyemera, tugomba kuburana paka. Habayeho ibiganiro byinshi, hari icyiciro cyabayeho cy'ubuhuza biranga, abahuza baraza biranga basubira mu nkiko, yewe n'uyu munsi hari imanza zikiburanwa zikomoka kuri ayo makimbirane, aho leta itanga ibasaba kujya muri iyo midugudu yo mu Busanza abaturage bakayanga, abandi bakavuga ko bo bahajya nta kibazo, ababishaka bavuga bati muzigema ariko twebwe natwe turashaka amafaranga. Rero uyu mugabo witwa Shikama Jean de Dieu hari ikiganiro karundura cyabaye ku gitangazamakuru cyigenga cyitwa TV1 gikorera imbere mu gihugu, cyari cyahuriyemo Madame Mwari Pauline, umuvugizi wa guverinoma wungirije Bwana Alain Mukurarinda n'abandi bayobozi, aho bavugaga ko byanze bikunze abaturage batuye aho hantu hitwa Kangondo ya mbere n'iya kabiri ndetse na Kibiraro hazwi nka Barinyahe bagomba kwimuka. Kuri uwo mugoroba habaye inama muri ako gace, Deya w'akarere ka Gasabo aravuga ngo byanze bikunze mugomba kwimuka. Nyuma gato abaturage habaye impaka zitandukanye, umwe mu baturage baho wari ufite umutungo ugera kuri $91 witwa Shikama Jean de Dieu yifata amajwi yoherereza ibinyamakuru bitandukanye bijya imbere mu gihugu n'abayobozi n'imbuga nkoranyambaga za WhatsApp, aho yumvikanye avuga ko ibigiye gukorerwa Kangondo ya mbere n'iya kabiri hazwi nka Barinyahe ndetse na Kibiraro we yabigereranyije na jenoside. Arangije aravuga ati amagambo Bwana Alain Mukurarinda yavuze ajyanye no kutwimura ku gahato nta hantu atandukaniye n'aya Dr Léon Mugesera. Bidateye kabiri, nyuma y'amasaha make amajwi agiye hanze, urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi Shikama Jean de Dieu, ruvuga ko bimwe mu byaha akurikiranwa harimo icyaha cyo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Uyu mugabo Dr Bitseri Murangira yatangaje ko afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera. Bukeye umugore we yagiye kuri RIB bamubwira ko atamubona atari kumwe n'umwavoka we witwa Maître Innocent. Nyuma gato hari nko kuwa mbere nibwo Innocent yamubonye aramwunganira, atangira kuburana procedure, urugendo rwo kuburana ruba ruratangiye, atangira kuburana ibi byaha. Shikama Jean de Dieu ntabwo yemera ibyaha akekwaho, gusa yemera ko ayo majwi araye, agahakana ko yapfobeje jenoside kuko nawe yemera, ahubwo avuga ko ibyo yakoze byose yabitewe n'umujinya n'uburakari n'agahinda ko kuko agiye gusenyerwa ikubagaho kandi adahawe utwe. Uyu mugabo
w'abana 4 n'umugore umwe. Mu kuburana kwe umunyamategeko yagaragaje ko mu by'ukuri afite umuryango munini kandi ukirimo abana bakiri bato, ko urukiko rwaca inkoni zamba akarekurwa by'agateganyo agakurikiranwa adafunze. Ubushinjacyaha nabwo bwamusabiye gufungwa iminsi 30. Nyuma yo kumva impande zombi, urubanza rwamaze nk'isaha imwe irenga gato. Nyuma yo kumva impande zombi, umucamanza yategetse ko urubanza arupfundikiye, avuga ko azarusoma uyu munsi. Ibyavuyemo nuko umucamanza yavuze ko agomba gufungwa iminsi 30 kugira ngo hato na hato Shikama Jean de Dieu atazongera kirikodinga ibindi akaba yakoherereza abantu batandukanye. Shikama umucamanza yavuze ko afite iminsi 5 yo kujurira niba atishimiye iki cyemezo cy'urukiko. Saa 8 zuzuye yaratangiye gusoma urubanza. Ni icyumba cyagaragayemo abantu bake bo mu muryango we, harimo umwana w'umuhungu we, ntabwo ari imfura ariko n'umwana we wagaragaye muri icyo cyumba, ndetse n'abaturanyi. Ubwo Shikama yasomerwaga ntabwo yagaragaye hano ku rukiko, yaba ari ubushinjacyaha yaba ari Shikama ubwe ndetse n'umwunganira mu mategeko ntabwo bagaragaye mu cyumba cy'urukiko. Ibyo birasanzwe ko gusomerwa si ngombwa ko umufungwa aza, ariko bamwe mu miryango ye bari bazi ko bamubona bakanamusezera, babuze bati kubera iki umuntu ufungiye mu birometero 5 cyangwa 3 ataje hano gusomerwa. Ibyo biterwa nuko urwego rumufite rwabigernye. Uyu munsi ari mu maboko y'ubushinjacyaha, acungiye umutekano na polisi y'igihugu. Ntabwo bahisemo kumuzana. Imwe mu mpamvu dutekereza ataje ni uburyo umutekano we ubungwabungwa. Ubwo yaburanaga hano hantu, uhereye hepfo ku murenge wa Kagarama ku muhanda w'amabuye hose, hano hose muri iki kibuga hari inzego z'umutekano zishinzwe umutekano. Shikama wagaragaye arinzwe mu buryo budasanzwe. Bimwe mu bitekerezwa ni Shikama ubwe, ni Shikama ufatwa nka moteri ikomeye mu baturage ba Kangondo, umwe mu ukekwaho ko urwo rugendo rwo gutangira kuburana ari mu b'imbere bagaramye ayo mafaranga, bigahanwa isano n'uburyo yitwaye nyuma yo kwifata ayo majwi. Mu by'ukuri amajwi atarakenewe cyane, imbaraga zose z'umurengera twe twaravuze ngo ntabwo zikenewe. Ubwo yaburanaga yavuze ko bimwe mu byo yifuje ko bitaba ku baturage ba Kangondo yabigezeho, kuko yavuze ko nta tingatinga zaje. Nyamara siko biri, tingatinga nk'ebyiri cyangwa 3 zaraje, kuko nizo zasenye ayo mazu. Uyu munsi nta buye rikegeretse ku rindi, ukuyeho amazu ari hejuru ya miliyoni 35 bazahabwa amafaranga yabo bakajya gutura aho bashaka. Tingatinga zaraje, gusoma bare wavugwaga w'amatingatinga 20 wo ntabwo waje. Reka twizere ko Shikama Jean de Dieu najurira natangira kuburana mu mizi, ibyo byose tuzabikurikirana, ariko kandi najurira azajurira mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, niho azajuririra. Nanatangira kuburana mu mizi niho azaburana. Hano ho ntabwo azongera kuhagaruka ukundi. Bidasanzwe inyito z'ibyaha zigahinduka, yatangira kuburana mu mizi yenda niba aburana icyaha kiri munsi y'imyaka 5 akaba yazano. Gusa ibyaha aburana ni kuva ku myaka 7 kugera ku myaka 15. Ibyaha byose bifitanye isano na jenoside ni ibyaha binini. Leta yahagurukiye ko itazihanganira umuntu wese uhakana cyangwa agapfobya jenoside. Shikama w'imyaka 41 ni umugabo wemera, yavuze ko yemera jenoside yakorewe Abatutsi, ahubwo avuga ko ibyo yakoze yabikoreshejwe n'agahinda. Reka twitege ibizava mu butabera mu minsi iri imbere. Twe tuzakurikirana uru rubanza kugera rubaye itegeko. Ngewe nitwa Jean Paul Nkundineza. Imana ibarinde mwese. Hasta la vista.